Hari igihe umuntu aba akeneye ijambo rimwe gusa ritari rivuga menshi ahubwo irikora ku mutima. Hari igihe umuntu aba akeneye kubaho ntawe umubabaza, ntawe umucira urubanza, ahubwo aho yumva ijwi rituje rimubwira riti humura, uriho kandi ufite agaciro. Bavandimwe, mu bihe bibi hari byinshi bitavugwa. Hari amarira adatemba ariko ahari. Hari umunaniro ugaragara ku maso ariko utavugwa n'umunwa. Hari abantu bagenda nk'abari kumwe n'abandi ariko mu by'ukuri bari bonyine. Hari uwo mutima ubura icyo wiyambaza ukabura n'icyo wihambiraho. Iyo niyo minsi ihumure riba rikenewe kandi riruta byose. Ihumure ni ugukomeza n'iyo imbaraga zabaye nkeya. Ni ukumenya ko ushobora gusubira aho waguye ukahahagarara. Ni ukwakira ko hari ibintu utari buhindure ariko ukigirira imbere ndetse ukagira n'icyizere gito ariko gifite ishingiro. Reba imbere yawe witonze, nta mpamvu yo kwiruka, si ngombwa gusimbuka ibyo wumva. Reba imbere yawe gahoro gahoro. Niba uyu munsi urimo kubabara si igisebo, niba wumva umerewe nabi si intege nke, ni ubuzima. Ariko hari icyizere nubwo kimeze nk'urubuto rutarasarurwa. Humura, nturi wenyine. Nubwo wumva nta muntu ugutekereza, hari Uwiteka ukubona. Nubwo wumva nta muntu uguhumuriza, hari ijambo rikubereye igitambaro kandi gikamura amarira. Humura. Hari igihe uhumurirwa n'umutuzo w'igicucu gitambuka cyangwa se indabo zitangiye gusohoka mu butaka bwashwanyaguritse. Hari n'igihe ihumure riza mu magambo make umuntu akubwiye cyangwa se urukundo rute cyane umuntu agusabye. Rimwe na rimwe ntibiba bigomba kuba byinshi, biba bigomba kuba iby'ukuri. Imana ni ubuhungiro bwacu, ni imbaraga zacu. Niwe uboneka vuba aho dukeneye ubufasha, niwe utabura guseruka mu byago no mu makuba. Reka nongere ni humura. Niyo waba ntacyo ufite cyo kwishimira, ufite amahirwe yo kuba uriho. Ufite umutima ukora, uhumeka, utekereza ndetse ugatekerereza n'abandi. Humura si amagambo, ni uburyo bwo kwihangana no gukomeza. Si irivugwa mu rusaku gusa, ni ijwi rito ritomoye ryicara imbere y'umutima rikawubwira riti ndi kumwe nawe nubwo ntavuga. Ujya ufungura amaso ukareba amahirwe ufite. Ese ubasha kubona urukundo rukugose? Nibura se wumva agaciro ufite ku buzima bwawe? Wakangwa n'ahahise kandi naho hataragutwaye? Ufite ubwoba bw'ahazaza kandi n'ahahise haragusize ukomeye? Iki ni ikiganiro Ihurizo. Kora subscribe, share and comment.